Hello friends, mumeze mute? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese niye mpamvu amanota y'ikizamini cya leta yasohotse ariko abanyeshuri bagatsindwa ari benshi. Ese leta y'u Rwanda cyangwa abatsinze baba bafite izihe nyungu kuri iyi mitsindire? Aya manota rero tugiye kuvuga, tugiye no kuganiraho ndetse turaganira n'abanyeshuri bagiye batandukanye. Ni amanota yasohotse ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 11, akaba ari amanota asoza y'abanyeshuri basoje amashuri yisumbuye umwaka wa gatandatu. Nibyo ngiye kubabwira hano ngaho ko muri kubona ko ndi kumwe n'abasasenguzi bagiye batandukanye. Reka babibwiye tudatinze. Okay, amazina yanjye banyita Emmanuel Igiraneza aka Rutavugirwa mu Joel. Nanjye Mashushiki nkaba mibere ewa. Nanjye Emmanuel Dushimimana aka Dushi. Amaye gose gatanu ku kandi. Abangaba rero nibo basasenguzi bari dufashe kureba ese ni iki cyatumye amanota abanyeshuri batsindwa ari benshi. Ese leta yaba yarabikoze igamije iki kugira ngo ikemure ikihe kibazo? Ibyo tugiye kureba hano ngaha. Niba uri mushasha hano ngaha bikagukana subscribe ariko njya mbabona like zanyu nkazibura ndetse na comment. Niba ugeze hano ngaha ino video yanjye uyigejeje hano ntera comment ndetse untere na like. Okay, twagiye rero. Ese mwebwe mubona ari iye impamvu ubwo yatumye batsindwa ari benshi? Bwo ni impamvu yumvikana leta yahinduye system. System imeze guta rero. System iravuga ngo umunyeshuri utagize 50% muri buri somo uwo nguwo nta diplome yabonye. Gahunda ni 50% n'ubundi dushingiye ku bintu byari bihari. Byagaragara ko n'ubundi abanyeshuri bamwe bakoraga nta muhate mwinshi cyane, nta kintu bashaka. Kigaragara cy'ibindi bintu babinegirishaga, ugasaba umunyeshuri yanze kwiga ngo yazabona diplome n'icyendera hagije. Uyu mwanzuro leta yafashe rwose, umwanzuro nawukunze. Hano ngaho mutundi kugenda nsoma dutandukanye rwose. Urebye neza usanga umwanzuro mwiza kandi abanyeshuri batsinzwe bihangane. Gusibira biremewe rwose, nta kintu narenze. Gusibira biremewe, wabishaka ukiga uwo mwaka ukongera ukawusubiramo cyangwa se ukagenda ugasusha none ukazagenda ugiye gukora. Ako se ubundi twarusanga urumva ibyo bintu atari byiza cyane. Twebwe ikibazo twagira tucyumva ibintu twatangiye kugira ubwoba dushingiye nko ku kigo cyacu. Bakivuga ibyo bintu twagize ubwo turavuga ati se abantu bakatubwira ngo kugira ngo usubire muri examen ukongera ugasusha nyine bakatubwira ati byana gusaba n'amafaranga kumva n'ibindi bwo. Dushingiye kuri ibyo leta turumva ko ari umubyeyi kurundi. Nanjye nashatse kwikangamo ndavuga nti subwo bizagenda gute. Harimo umuntu wambwiye nubwo ntabyemeye neza ngo ubwo ngo watangirira ngo mu wakane ngo ubwo ukonyungo ndavuga nti oya. Ukabona tumara nk'abantu hano imunyenje, urabona hano mfite result y'umwana yabashe kuba yasohoka, ariko urabona ko mu by'ukuri wenda ikibazo gihari we yagize n'ikibazo gito. Urabona nka hano mu isomo yiga n'umwana wiga indimi n'ubuvanganzo hariya ku kigo cya GS Burehe. Urabona ko hano we urabona agize amanota, ndabona igifaransa afite amanota 45 ndetse aza no kujya amanota muri literature 58 ndabona yakomeje agira amanota mu kinyarwanda. Ikigaragara cyo ariko mu by'ukuri ukabona ko internship ndabona yagize hari 30, ariko uyu munyeshuri nawe yaferinze bitewe n'iki na entrepreneurship. Ubundi gihari ni kimwe rwanga amasomo yose ugomba kugira mu watsiye ku buryo ujya gutotera neza ku ijana ugasanga na amanota ari 50% kuzamura, kuko urabizi ko 50 kumanuka hasi, 49 kumanuka kugera kuri 0 n'ubundi babana 0. Ako sadwa wenda nkunganiye nk'ikintu nabwira abaduteze amatwi cyangwa se abadukurikiye kuri televiziyo ya Kibali TV, ni ukubamara impungenge kuko ubu diplome nayo ntabwo twavuga ngo ni nka bya bindi. Ubu umuntu ufite diplome ni amanota meza yabasha kukugeza muri kaminuza urihigwa na leta. Ni ikintu cyiza ngo noneho hari uburyo umunyeshuri yabonaga nka buruse akababonye nka kuka scholarship, ugasanga arize ariko narangiza kwiga ayo bamwishyuye bakazagenda ute bayamwaka bayamukata bamuhaye n'akazi. Ariko ibyo ngibyo babikuyeho. Umunyeshuri uzaza uriga ntabwo bazaba baravuga ngo urangije reka tukwishyuze. Ntabwo ari ukwishyuza, ni ukwigira ubuntu kandi bakaguhana na bya 40,000 ku kwezi baguha kubyo kugira ngo bigufashe mu buzima ukigira ubuntu. Ubundi tugarutse ku rundi ruhande urumva leta atari umubyeyi. Ndikumva ngiye abikoze neza, ahubwo ngewe urabona wenda reka manze nagira inama ababyeyi. Niba uri umubyeyi udukurikiye, niba uri n'umunyeshuri wiga cyangwa niba unateganya no kwiga, nujya guhitamo ibyo wiga hejuru muri segisi ubwo ndavuga sinafo kuzamura, jya uhitamo ibintu wumva. Apana n'ababyeyi bakibuka gufasha abana guhitamo. Apana kuvuga ngo ngiye guhitamo bino kuko ari byo bigira akazi. Ninde uzaguha akazi wagize diplome iriho 19? Bare nkunganiye dusubiye inyuma ku ruhande.
hano babona ko ari abanyeshuri batangiye kwitwaza ngo cyane cyane abanyeshuri babashije gukora uyu mwaka ariko bakaba batsindwa ati ni ibintu bidutunguye ariko harimo abanyeshuri bagiye gukora banegirije ibintu ati ariko mu by'ukuri harimo bari kwivugisha ngo wenda akavuga ati wenda badutunguriyeho wenda ngo ni ibintu byabagwiriye mu by'ukuri byabagwiriye ariko ibi bintu nawatinya kuvuga ko ari ibintu byiza cyane kuko arega leta yacu iturebera neza ariko ubundi nanone umva reka mbibariza akantu tugarutse kuri aba banyeshuri batunguriye murumva tugarutse ku gihugu cyacu tutaragira amabandi menshi nta kibazo turahura nacyo kuko niba hatsinze abanyeshuri muri rusange batsinze kuri hejuru ya 80 ariko nanone hari 30 kw'ijana bafeyire mu by'ukuri abo bantu urumva nta kibazo bazateza n'amaguru mugenzi wanjye rwose udakomeje ikibazo cyo rwose ikibazo kirakomeye byakunda ikibazo cy'ubushomeri cyakibura mu gihugu wagiye umva muri za Kenya muri za Nigeria ukuntu ubushomeri bumeze bwo nagukera rero mu Rwanda nanjye ni kumva ibyo bintu bigiye kuza kubonekaho kuko ntabwo abanyeshuri benshi niba nahoze nsoma nasanze abanyeshuri bajya mu bigera mu 12 ahari hafi aho hejuru aho ngaho basibi babonye babuze diplome muri makeya wenda nanjye abanyeshuri bangana gutyo rero nimba bagenze gutyo bakabura diplome byakunda bose siko basubira ku ishuri ijana ku ijana rero niba batasubirayo abagiye gushaka imirimo abagiye kwihangira imirimo abagiye kwiba nyine ibyo ngibyo kuvuga by'ubushomeri nabyo bigiye kubaho byinshi cyane kandi kumva ko ese njye naganira na bamwe mu babyeyi b'abana babashe kuba batsinzwe harimo umubyeyi twaganiye bamwita Gashumba utuye hano mu murenge wa Rukozo yambwiye ko ambwira ko avuga ati ese amafaranga y'ishuri nabonaga nakoze bigenze bigoranye nkabona mbese ndi gupfundikanya ari kuvuga ati ese ubu umwana niba agiye gusibira mu by'ukuri amafaranga nzayakura he icyo nacyo ni ikibazo ndetse kandi abanyeshuri bake nk'uko mumaze wenda kuri Facebook haho urubuga mbese abanyeshuri benshi bakoresha abenshi bavuga ngo ishuri nta kundi tugiye kurivamo wa munyeshuri utabaga wiyizeye mu ishuri udatsinda ibintu ngo azamure urwego ari kuvuga ngo agiye kurivamo ni iyihe nama mwajya abanyeshuri ubundi inama nagira abanyeshuri niba ubonye nako kayede gakore uyu mu wa gatandatu umwaka ukurikiyeho uho uzagenda ushushe wige niba wizeye niba utanizeye ugende wongera usubire muri ngarutse ku kintu cyiza gitoye kuko umuntu yatsinzwe n'ubundi nta bumenyi bwinshi yari afite icyiza njye ndumva bagaruka none bakigana n'abandi kuko biremewe njye twemerekanyaho nicyo ni kuvuga n'ababyeyi ababyeyi benshi bafite ikibazo cy'ubukene umubyeyi ufite ikibazo cy'ubukene muramuvugaho iki kandi umwana wizeye ku gikobe niko tubyita ari kwirukanwa buri munsi asohoka gutera uko yabuze amafaranga y'ishuri none tukagaruka ku bana biga muri zino za boarding dore ubundi reka mubwire rero mugenzi wanjye akusa mugana nibyo mbabwira umwana ukamwishyura 100 birenga ijana ku kwezi ubundi birababashe birababashe Joel reka ngusubize kino kibazo cya rwose watubajije cyiza cyane kigira kiti ubundi abana badafite ubushobozi tubafashe iki ubundi ikintu cya mbere cyo bana namwe dukurikiye ntabwo muri batoya cyane ku buryo ujya mu gatandatu segonderi utazi kwifatira imyanzuro nimba ubona iwanyu nta kintu kirimo ukaba ubona kwiga ari ku gikoboyi wiga ukwepara na deregiteri ukwepara na kontabure ukwepara nande ngo wanze kwishyura amafaranga y'ishuri sibyo nawe igana umwete n'utwo dufaranga duke ubonye udusevinga ku buryo uzarangira wishyuye amafaranga n'ubundi uko bikwiye ariko nawe wigana umwete ku buryo wa mwana wiganye umwete bizaza kurangira diplome agize ayibonye none se mugenzi wanjye nyango wenda nkungane n'ikindi urabona harimo nk'ababyeyi abana babo bashe kuba batsinda noneho mu bushobozi buke bafite bapfundikanya umwana akajya kwiga umubyeyi agurishije nk'ikivi cyangwa se itarasi akagenda agurishije ikimasa se cy'inka iri aho mu rugo kubera yizeye ko umwana azatsinda wenda akaba yabimusubiza none ubu biraza kubyo kugenda reka nkubwire ukuntu bino bintu nanone ku rundi ruhande ari ibintu byiza ubundi akenshi umwana utarabonaga buruse nubundi yarangiza akabona iyo diplome y'amanota make ariko nubundi ntiyajyaga kwiga kaminuza kuko ubu ndabizi muri iki gihugu cyacu ababyeyi muhari mwakishura abana banyu kaminuza muri bake cyane ariko ubu ngubu umwana hari uburyo umwana yabaga yabuze nk'amanota nk'abiri atatu ugasanga abuze buruse ngo buruse ngo barashaka uwujuje ariko umuntu ufitiye icya kabiri cye nibaze ko interpret nabonamo icya kabiri general study n'ayandi masomo uwo ngo yizeye buruse kwiga kaminuza ye ahubwo wenda hari ikintu none abanyeshuri muri minsi basigaye banegirija ikintu kimwe bakavuga ngo internship urabona ni isomo ryoroshye GSS ni isomo mbese riri hasi ryoroshye rirowa ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze amasomo yose nibafate bazamure aya matari y'amasomo akorwa mu kizamini cya leta
unashingiye kuri aba bana uyu mwana ufite hano ngaha biri kugaragara ko internship uri kubona yaratsinze yanegirije ariko cyane. JSS uri kubona ko ari hejuru mu kuntu ariko internship nk'uko bikurikiye uri kubona abantu benshi baravuga ati internship iroroha ni ibintu dukora ngo ni boss ibintu biri mu keba abanyeshuri nimukajye ladies and guys rwose ewan umva mugomba gusoma bavandimwe sibyo n'abaciye mu ijambo reka mbavune amaguru gatoya dore urabona wenda hari ukuntu kera twabaraga tukavuga tuti entrepreneurship nagize angaya JSS ngira angaya noneho bakabara kwishanirwa ni kuri Bertin mbabwira sibyo noneho diplome zasaga ugasanga yagizemo A bahishe amanota yagize ariko noneho muri iyi minsi bari kubigaragaza ariko ababyeyi benshi twibuka ababyeyi benshi ni nabyo bintu basabye reka nkubwire nyine impamvu na bya bindi bya ABC byakabana bajya kwiga mu mahanga nabo rwose kumva ukavuga uti general study kanyisuzugure ninshaka ndagiyeho 40 kumva bazabara ko nagizemo D nta muntu uzamenya amanota nagize cyangwa se bazamara ko nagizemo A nta muntu uzamenya amanota nagize ibintu bashyizeho nibyo byiza ku babyeyi nabyo byafashije icyo kintu ababyeyi kubibaraga byabize yabyo nanone niko ababyeyi biniti urebye nk'umubyeyi wageze mu ishuri abona uko hambere bagiye biga kuko urabona ko yari system yo hambere yagarutse mu myaka yo hambere ba mama tugarutse kuri iyi system ivuyeho vuba ntabwo umubyeyi ntabwo yabasha gusobanukirwa ibyari umubyeyi kumva ngo umwana yagezemo tutarize ntabwo ikintu dutemeranyeho ni kimwe ikintu utumva ni kimwe sibyo kuba babashyizeho bino bintu si uko ari ikibazo ahubwo ababyeyi kugira ngo boroheje n'abandi bantu bamenye n'amanota ako n'abanyeshuri natwe ntitwabimenyaga izibyo gukekeranya ngo nageze ngo hagati ya 80 ngo na ikindi kintu rero sibyo ikindi kintu gihari hari abantu twasuzuguraga amasomo ngasuzugura JSS na entrepreneurship kabuta aya masomo ubundi JSS bari bazi ko igira inota rimwe sibyo none ubiri kubara kimwe n'igifaransa cyangwa na zashimi nakuru principal n'izindi zirenze sibyo ako kantu rero aba banyeshuri musuzugura amasomo nimwiga amasomo kimwe ngo general study ngigira isomo ngigira inota rimwe muri exeta ngo entrepreneurship ngo ni ibisanzwe ngo kwihangira imirimo sibyo my friends mwige mushize hamwe amasomo yose muyigire hamwe banje mbabaje akabazo kamatsiko mwashishikariza iki se aba bana bayumvishe ibi bintu bakaba bari gutekereza ko bava mu ishuri cyangwa se n'ababyumvisha bagize gucya batsinzwe nabo bari guteganya ko barivamo mwabagiriye inama gusubira ku ishuri cyangwa se mwabagira inama koko yo gukora cyane ngewe nkufashe gato ngewe nkurikije ukuntu bigaragara wenda nk'aba bana basojeje ubundi kubyumva biragoranye n'ibishyashya inama bagaruka kwiga isuka nshasha itera amabavu leta iragaragaza yatwemere ko niyo atwo nakazi uzakora udafite diplome rero my friend kugira ngo ibintu bigende neza wagaruka kugira kaminuza kabisa baravuze ati nta nubwo uzakora ikimotari udafite diplome ako kantu urumva ni ingenzi aho kugira ngo uzajye hanze nta kintu ufite cyo gukora garuka kwiga benshi bavango ngiye kuvamo nshake perime ariko perime boro wanje cyangwa se sister uri gutwumva cyangwa se nawe mubyeyi ladies and gentlemen perime bagiye kuyabaha umuntu wese ufite amashuri 6 yisumbuye ibyo rero nagushishikariza tunasoza ikintu nasoza mbwira abantu navuga nti yewe muntu watsinze ryoherwa na ka kaminuza umuntu watsinze ryoherwa na ka kaminuza nawe watsinzwe kandi ihangane ibyo bibaho uripitinge ahubwo ufate ingamba z'ubuzima iyi niyo bita isi nibwo buzima niryo shuri igifaransa bagira bati après que la vie continue yes murakoze cyane bantu twabanye rero imana ibaha umugisha iyi ni Kibale TV shots again turabashimiye cyane